Eyo broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndongeye ndagarutse by'umwihariko nyuma y'iminsi turimo turategura kugira ngo turebe ukuntu ibintu twabishyira ku murongo. Ni muri ubwo buryo rero ngarutse nka P1 Promoter, ariko cya kiganiro cyo gukatira abahanzi batagikora, abahanzi basinziriye, akaba ari muri ubwo buryo tugarutsemo. Uyu mwaka rero ibintu ni byinshi cyane byo gukora. Uyu mwaka dufite ibintu byinshi cyane byo kuvugaho, kubera yuko uyu munsi ngiye kuvuga ku muhanzi bita P-Fla Kapero P The Great. Uyu musani ni umwe mu baraperi beza, ni umwe mu bahanzi beza, ariko ni umwe mu baraperi nanone imyuka yashiranye. Uyu muhanzi muri iyi minsi nta kigenda, ariko ni umwe mu bahanzi bafite amarapo baririmbye ahashize, ariko ngo nari umugabo ntagihabwa intebe. P-Fla, subira muri studio cyangwa utubwire ko washaje, umanike mikoro, dore ko abakinnyi ari bo bamanika inkweto. Manika mikoro umenyesha abantu ko wavuye mu muziki, kuko nsigaye mbona umuziki utakiwushoboye. Ureke kubera iki wakizirika ku bintu utagishoboye. P-Fla, ibyo bintu bireke P-Fla, kuko usigaye ku kintu bita nyine bya bindi wakoze kera, kandi abanyarwanda barashaka imizigo y'uyu munsi. Abanyarwanda barashaka ibintu biri update. So rero P-Fla, ikubita agashyi ujye kwa Traxler cyangwa ujye ku bandi ba producer bakora ibintu biryoshye, ugende bagufashe, ugende babongere bagutyaze. P-Fla, wongere uduhe rap ziryoshye bro.